Muraho, abantu benshi bari kubura amacano yabo bitewe n'uko babibye fone zabo cyangwa se bazigurishije bakibagirwa gukuramo email zabo. Hari bagenzi banjye byabayeho muri iki cyumweru no mu minsi ishize, ariko nteguye ino video kugira ngo nawe ubwawe utabashije kuganira nanjye ukaba ufite icyo kibazo wumvireho, kandi urarangiza ino video wumvisha n'uburyo ushobora kurinda amacano yawe kugira ngo ubutaha icyo kibazo kitazongera kugaruka. Iyi ni Think Beyond Degree. Aya masomo ntabwo uzigera uyiga mu ishuri kuko nta hantu na hamwe mu ishuri bigisha uburyo warinda chano yawe. Rero kurikira iri somo cyangwa se kano gahe gatoya tugiye gufata kugira ngo tubashe kurinda imitungo yacu. Chano ni kimwe n'iduka, ni urashora ubutegereje amafaranga, utegereje inyungu mu byo washoyemo imbaraga zawe. Iyo umujura ayibye cyangwa se undi umuntu akayiba cyangwa se ukagira uburangare ugatakaza email, uhura n'ibibazo bikomeye ku buryo aho wari witeze ubuzima bw'ejo hazaza bita ibi bibazo. Kurikira ngwino ubane natwe kuri Think Beyond Degree. Ni karibu. Reka dutangire dutekereza gutya. Urabona hari igihe urimo uragenda mu nzira, hari ukuntu ibisambo byateye abajura ugasanga bakushikuje telefone yawe. Noneho icyo gihe iyo bamajije kwiba telefone yawe urumva uyibona ntabwo biba bigishobotse. Hari igihe ufata email yawe kugira ngo uyimure muri telefone, noneho Google igahita ikubwira ngo code twayohereje kuri email, noneho ugasanga email yawe iri muri phone cya gisambo cyatwaye, cyangwa se mo kimwe hari igihe usanga atari nk'igisambo cyayibye, wenda wagize ubukene ukayigurisha ariko ukibagirwa gukuramo email yawe, ndetse ikibazo rimwe na rimwe ukaba utibuka uwo wayigurishije wenda ngo umubaze wenda agufashe kuba wakemura icyo kibazo. Rero muri iyi minsi abantu benshi bari guhura n'ibi bibazo, ugasanga bari guhura n'igihombo gikabije, ugasanga chano ye niyo yari mutunze, yamurihiraga ishuri, yamuhaga amafaranga yo kurya, mbese ugasanga chano yari ubuzima bwe, ariko ugasanga mu kugira ibibazo nk'ibyo ngibyo ubuzima bwe bwahagaze. Rero nagira ngo ntambutse rino somo noneho buri wese yumvireho, bimufashe kugira ngo abashe kurinda umutungo we, abashe kurinda chano ye, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza. Hanyuma nanone nawe ushobora kunyumva udafite chano ukavuga ati sibyo bindebehe, ariko wenda ushobora kuba ufite gahunda yo kuzafungura chano. Ndagira ngo igihe uzaba uzi neza uburyo barinda, cyangwa se uburyo uzaba uzi neza uburyo urinda mu chano yawe ntigire ibibazo. Hari igihe uzasanga washoye amafaranga menshi ugahura n'igihombo kubera ko utigeze umenya bino bintu hakiri kare. Ndagira ngo rero nawe ukurikire rino somo, wowe ufite gahunda yo gufungura chano kugira ngo utazahura n'icyo kibazo cy'abo bajura babahakazi bazagutera bakagutwara umutungo wawe. Reka dukomeze. Rero hagati aho ngaho Google yashyizeho umutekano ukomeye cyane kugira ngo umuntu abashe kwinjira muri email ye cyangwa se y'abandi. Rero niyo mpamvu usanga abantu benshi barimo barabura ama YouTube channel yabo. Google ntiyita ngo ufite ngo YouTube ngo ifite ngo abasubscribers 200,000, ni subscribers miliyoni. Uko byagenda kose iyo ugikoze amakosa channel yawe iratakara, urayibura pe. Urumva harimo ibyo ushobora kwitera n'ibyo udashobora kwitera, nka bya bintu twavuze ushobora gutaha nijoro abajura bakagucapuza telefone bakayirukankana bikaba birarangiye. Rero ntizaho umwanya wawe, dukore umutekano wa channel yawe, kandi wisanzure uze gutanga ibitekerezo hasi muri comment. Nta kibazo, n'ibindi washaka byose kutubaza tuzagufasha gusobanukirwa neza. Hanyuma niba utarakora subscribe wayikora, kubera ko ubu dufashije cyane gukomeza kugira imbaraga zo kubagezaho ibindi biganiro bigiye bitandukanye kandi byiza, ndetse n'amasomo meza abafasha mu buzima. Rero reka dukomeze amasomo yacu. Ibi ni bisanzwe abantu batabizi ni bakeya. YouTube mu busanzwe ni ya Google. Google rero yashyizeho security idasanzwe yo kugira ngo winjire muri email yaba ari yawe ndetse itari yawe. Rero kugira ngo winjire muri email yawe cyangwa se itari yawe bisaba code runaka cyangwa se bigasaba password runaka, ariko kugira ngo ubashe ku accessinga iyo email bisaba ko uhabwa uburenganzira na Google. Iyo rero ugiye gusubiza email ye muri telefone yawe, Google iguha uburyo bwinshi butandukanye bwo kurikavaringa email yawe. Ni ukuvuga ngo ushobora kohereza code kuri nimero, ushobora gukanda yes, gukoresha passkey n'izindi. Ariko iyo uhisemo bumwe muri ubu buryo barakubwira ngo twohereje code kuri email yawe. Wibuke email yawe iri muri ya telefone umujura yibye yagupapuye nimugoroba, cyangwa se wayigurishije wihereza umucuruzi nawe arayiformata ayigurisha abandi bantu. Mbese muri makeya ntabwo telefone yawe uri bubashe kuyibona hafi aho ngaho kugira ngo ubone za code Google iri kukoherereza, cyangwa se kandi za yes cyangwa ukoreshe za passkey bari kukubaza. Rero icyo wakora kugira ngo ubashe kwirinda ibyo bibazo byose bishobora kuba kuri email yawe ari yo guhereza uburenganzira bwo kwinjira kuri channel yawe ukayikoraho ibyo ushaka,
Niba ufite umuvandimwe wizera cyangwa se ufite umubyeyi wizera cyangwa se ufite inshuti yawe wizera, kandi ikindi ukaba ufite ibyago byo kuba utunze telefone imwe cyangwa se nta na mashini ugira, reba umuntu umwe muri abo ngabo mvuze haruguru, yaba umuvandimwe wawe cyangwa umubyeyi wawe, ufate telefone ye ufunguremo email yawe urogingemo in, ndetse ntuzibagirwe na password yayo ubishyiraho ku ruhande ubibike, mbese ku buryo bwa security yawe. Icyo gihe uzaba ufite security ihagije ya channel yawe, umujura nagushikuza telefone cyangwa se ukayita cyangwa se ukayigurisha, uzavuga uti ngiye kugura indi telefone cyangwa se mbonye indi telefone, uzagenda ugiye muri ya telefone ya mama wawe, ya papa wawe cyangwa se umuvandimwe wawe, ukuremo bya bindi byose washyizemo, bose wongere accessinge email yawe mu buryo bworoshye. Nagira mbabwire buno buryo bwa security ushobora gukoresha. Rero mwirinde negligence, kuko abantu bose bagiye bambaza iki kibazo hari abantu bafite ikibazo cya negligence. Mureke ibintu bya negligence, kuko channel ikuraza amajoro, ukarara weditinga, ukarara ufata video umunsi wose, channel irarushye cyane. Rero niyo mpamvu ikintu cya negligence mugomba kukirinda kugira ngo mudakomeza guhomba. Negligence muyireke. Ibaze amafaranga yawe uyitakazaho, uyishoraho umwanya wose wirirwa gutanga, ariko ku burangare bwawe butoya gusa ugasanga channel yawe kunyuze mu myanya y'intoki. Ni ukuvuga ngo hano icyo ugomba gukora ni ugukurikirana akantu kose akantu ku kandi kugira ngo ubashe kuba ufite umutekano wa YouTube channel yawe uhagije. Reka nsoze rino somo mvuga ngo ibyiza ni ukwirinda kuruta uko washaka kwivuza bitagishobotse. Rero kugira ngo ukomeze uririre mu myotsi, channel yawe yabuze, wahuye n'ibibazo, icyiza ni uko wakirinda hakiri kare ukoresheje ubwo buryo twakubwiye haruguru bwo kuyifungura mu matelefone menshi agiye atandukanye, yaba ya mama wawe, umuvandimwe wawe, papa wawe se, bikagufasha kugira ngo ubashe kurinda YouTube channel yawe. Kuko iki ni ikirombe cy'amafaranga abantu benshi bamaze kumenya, kandi nawe ndabizi neza ko iri somo kuba urikurikiye ukaba ugize icyo uryumvaho, ndetse nawe utarafungura channel ukaba hari icyo wumvise, ubutaha nawe nuza gufungura channel ayo makosa ntuzayakore. Rero iyi ni Think Beyond Degree, twebwe barimo ba hano. Rero kora subscribe na like. Ciao ciao.